amaze kugiringa ibintu byose ko n'ibihangano byanjye rimwe na rimwe yari yabibonye arambwira ati uzaze uyu munsi uganire n'aba managers hanyuma usinye contract sha ndabyibuka mva mu ntara bitunguranye nyine nabiteganyije ndaza ngeze i Kigali umukobwa yakuraho phone isi yose nibago ni ku isi yose ivuga kuki wagiye niba bikwiye ku kibazo cy'abaproducer ngo muri iyi minsi ngomba muri kuzirya ngo mugasiba weho yabikubaho ngo ugasanga ngo utangiye gukorera umuntu byagera ngaho ngo kuko kumenya amafaranga agahita nongeye kugusuza kunyera Chaba Entertainment uyu muhungu wa Chaba Boy aka Tekereza aka igihumbi gitaha aka umwana uzakiza iwabo. Uyu munsi rero kuri kamera za Chaba Entertainment twatumiye umujene bamwita Aresha. Ya wagwan man. Aresha imeze bite? Imeze neza cyane kabisa mwebwe. Natwe imeze neza kabisa dore tuba twishimye ibintu ari umuneza cyane. Yeah, it's all right. Twagira ngo tugushimire rero ko wemereye ubutumire bwacu ukaba waje kugira ngo tuganire kungurana ibitekerezo ndetse ugiye n'icyo ubwira abanyarwanda. Yego mwakoze namwe kandi mwakoze kuntumira. Everything is fine on Chaba Entertainment. Aresha rugero rwari rumeze gute kibuka n'akavura byari bimeze cyane hatari kabisa nabazo mbona abajene ari hanze barimo bagongana n'iki ariko ngewe ja nyine yanditse rumba ni ukubera imvura batari bamenyereye ahari bwa nta wamenye cyane bisazi kabisa barimo bagenda n'akavura n'iki urumva n'imihanda bayanyereye ariko nyine Imana arakomeza ikabijya muto. Okay rero nkuko bizi twari tumaze igihe kinini dupanga tuvuga ngo tuzahura ryari ariko finally turahuye Imana ishimwe. Hanyuma rero Chaba Entertainment yaragutumiye kugira ngo ugire byinshi ugeza ku banyarwanda. Nkaba ngiye gutangira nkubaza nti ubundi muri make tangira ubwira abanyarwanda ikintu ukora. Yego ubundi amazina yanjye ni Creatine Arisha ndi umu artist. Impamvu ndavuze ko ndi umu artist nanze kugira specialized ku buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko muri ibintu byinshi. Nandika indirimbo, ndi umuhanzi ndaririmba, ndi producer, I do music, sometimes films also. Ariko uyu munsi ndi hano kuri section ya music. Yeah. Okay Aresha, music turabizi mu Rwanda ni ikintu kiri kimaze kugera ku rundi rwego. Yego. Ese wowe ni ziri umaze kugera kuri level kugira ngo tube twakwita umu artist song? Level kuri music zigiye zirutana ariko buri level yose ibamo inyungu kuri muzika. For me nkanjye ku giti cyanjye ngiye kuba ko ndi umu producer bafite abajene bamwe na bamwe tugenda dukora narumva bagapeya n'abakorera nk'abaricordingira bigakunda and even mine nanjye nakora indirimbo zanjye nazo zikajya no hanze harimo n'iziri hanze abantu bagiye bakunda ndumva maze gukora eshatu nizo maze gushyira hanze nyine ziri released ariko hari n'izindi nyinshi nyine ziri mu gutunga. Okay ukiri kuri Bora Production hari igihe nigeze kubona video yawe short video sinzi niba uraza kukada tukakereka abafana bacu ariko nigeze kubona uri gukoresha phone mbona koko ari ibintu bya creativity uri guplaying ubona ko ari creativity. Iriya creativity wayikuye hehe? Iriya creativity no kuvuga ibintu telefone ikora nibyo na machine ikora ariko urumva nyine birutana muri capacity urumva muri processor nyine urabyumva nawe nyine nk'umuntu uzi ibintu bya software n'iki. So hari application twa FL Studio niba bakoresha no muri studio hari version yayo yo muri telefone niyo njya nkoresha yo iri muri phone nyine ubasha guplayinga instruments abarimo gitari abarimo piano urayiplayinga nyine ariko urumva kubera ko phone ari noya ntago uplayinga neza nyine wisanzuye nkuko uplayinga n'ibindi byose bisanzwe ariko nyine nayo ishobora gukora. Ubwo rero ako gashoti niko wabonye ndi guplayinga nyine kugenda nkora birakunda sometimes. Ewana kara gashoti kara so baratubwiye ukuntu ukoresha telefone hari ukuntu wadoho nk'aga hint cyangwa aka intro ukuntu ntumve nabikora ariko rero sinkunda kwikoresha cyane kubera ko akenshi nyine mba mfite ibikoresho bindi ariko ukora ko hari abantu nyine bavuga ngo ntibishoboka ushobora nko kumwumvishaho gatoya nandi. Yego. The sales never go
ni ku isi yose ivuga, kubera ari gatoya hari igihe ufata amanota nyine ntirize neza ntirize nk'uko wabiteganyaga, ariko wenda reka ngerageze. Yitwa La Vida Loca, nayo iri kuri YouTube yanjye, ariko nyine ni nko kukwereka ko bishoboka tu. Ndetse yose never ni ku isi yose ivuga, kuki wagiye niba bikwiye, nabonye isi yuzuye umunsi nahuye nawe, late I start to cry, better I have to go, cause I'm meant to be, someone is calling me now. Okay, gusa ariko ndatekereza ko mwabibonye urumva. Ni amanota nyine igihinduka nuko keyboard wenda ari ntoya, ariko urumva iyo ugeze kunoza kuri piano isanzwe ufite n'ibikoresho uri muri studio urumva birakora neza nyine. Aresha iyi creativity ni gute wisanze uri kuyikoresha? Ibintu rero byatangiye muri high school, urabizi hari ukuntu nyine umuntu aba afite mashini adafite ibintu byinshi byo kuyikoresha urumva. So ukagenda nyine ucokoza utuntu twinshi, abandi bakinaga amagame, abandi bakareba amamuvi bakagira gute, ariko njyewe nyine kubera ko ibyo bindi nabikunda cyane, nawe ndi gucokoza nyine feeling nyine ukabitangira ari ubusazi utabizi urumva. Noneho igihe kiza kugera kuko nari nsanzwe ndi umuhanzi nandika indirimbo, ndavuga se ibi bintu ndi gukinisha nyine mbona ari game biri aho nyine ari byo kwikundira umwanya tu, wabikora noneho bikamviramo production urumva, noneho za ndirimbo zanjye nkajya nzikorera. Urabizi hari ukuntu ukora indirimbo ukajya nko muri studio bakayikora neza, ariko bakagira idea yawe hereza ukabona ntibiri guhura n'ijana ku ijana, kandi aho uyikoreye byakunze. Nicyo nyine cyane motivation, ngenda mbigerageza, Imana iramfasha shiduka nyine byabaye. Watubwiye ko uri producer ukaba n'umuhanzi. Watangiye wowe wibera producer cyangwa wabanje kugerageza ku bandi naravuga uti nanjye reka ndebe ko natamo imirongo kugira ngo ndebe ko byavamo? Basically natangiye ndi umuhanzi, none kugira ngo njye mu bya production n'ahantu nabimenye nagiye muri studio rimwe rumva. Umuntu arankorera nyine yanabikora neza, ariko niho nakopiye n'utuntu twinshi nyine tu, nangira nanjye kuzandukamo practice nanjye shiduka ndi kwikorera tu. Reka dusubire mu buzima bwa kera. Aresha mu buzima bwa kera yabaye hati kugira ngo hari aho yaba yabihuriza n'umuziki, yari imeze bite? Ubuzima bwa kera nakundaga kwikinira football, umuziki yabaga ari ku bijyanye n'ubuzima bwa kera usanzwe njye nari umwana nyine ukunda kwikinira football, ibyo kuririmba sinabikundaga cyane. Natangiye ku bintu byo kuririmba nyine ndi muri secondaire, hari ukuntu haba amapati mu kigo nyine bikaba ngombwa ko umuntu wese agira ikintu participatinga muri runaka nyine. So umunsi umwe rero nanjye byabaye ngombwa ko participatinga nta kintu mfite nyine bashyiramo akabiti nyine ndagenda kwa kundi umuntu yambishyiramo, mbona abantu barabikunze, from then nangira kugenda nandika nyine. Urumva ugenda uhura n'abandi bantu nyine banabizi bakagufasha, ukagenda ubareberaho ibintu byinshi. Noneho ngeze igihe nyine mbasha kwiyandika indirimbo zanjye, mbanza kuba umuhanzi gutyo. Umunsi umwe nza kujya muri studio urumva, ntabwo ariko ari njye wari wijyanye, umuntu wari ujyanye nyine turi inshuti yanjye, yari afite amafaranga ariko atazi kwandika, arambwira ati andika indirimbo tugende. Tugezeyo ndeba ukuntu babikora mbona biroroshye, wahise ubona byoroshye ku munsi wawe? Byahise binyorohera ariko nyine biragoye ko bisaba n'igihe kinini cyane n'ibintu byinshi ugomba kwiga, ariko nyine bwa mbere nyambibona nyine ni ya mana bizakuzamo. Njye nabonye ari ibintu byoroshye ko twagezeho amasaha nk'abiri gusa byari birangiye tunarikodinze. Ndeba amafaranga yose tumuhaye ndavuga ni kubera iki ngiye nabyiga noneho nanjye nkajya nyine mbikuramo amafaranga nyine. None se ubwo ukikira aho ni uko wabikunze cyangwa nuko ubonye amafaranga ukaba uvuga ati amafaranga niyo yanshyitiye kurusha? Urumva amafaranga yaranshituye, urumva njye nakundaga umuziki, ariko ibijyanye na production amafaranga yaranshituye, noneho abinyinjijamo. Mu kwa kubijyamo niho nabikundira nyine, kugenda ubikora ugenda ubona nyine ari byiza then ukabikunda. Ku kibazo cy'abaproducer ngo muri iyi minsi ngomba muri kuzirya ngo mugasiba, weho yabikubaho ngo ugasanga ngo utangiye gukorera umuntu byagera ngaho ngo kuko kumenya amafaranga agahita usiba? Ibintu byari biterwa rero, biriya bintu rero bishobora kubaho bitewe n'impamvu nyinshi, sibyo? Urabizi dukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, nta muntu ugena uko bikora nyine. Ushobora kubikoresha wenda bigakarashinga, bikaba ngombwa ko muyitangira rumva. Ariko hari n'igihe anakwambura, ariko nyine iyo uri umunyamwuga iyo akwambuye
project urayibika nyine ukayigumana, yabona amafaranga akamuha kuko nyine aba ari iy'Imana, nta mpamvu yo gufata ikintu hose uragisibanga bigende gute tu, ntabwo ari byiza. Okay, Alicia, tukiri aho ngaho twibanze cyane kuri kintu cya production, reka noneho twinjire kuri music yawe. Yego. Ufite indirimbo Yego. ni nka zingahe mba wamaze gukora production wanasohoye? Iziri released hanze ndumva ari 3, ni 3 ziri kuri YouTube. Wagenda ukazisacinga kuri City House Industries watuzibona. Okay, mu ndirimbo wumva yakugoye ni nk'iyi mu ndirimbo ufite? Izo mfite numva yangoye cyane numva aratashe, yitwa Atashe, kubera ko impamvu yangoye urumva narayikoze ariko nyikora ndafite materiel zose ngo nyine ngo mite mbasha no kwirecordinga ngire guturumva biza kuba ngombwa ko njya kwifashisha izindi studio zindi nyine bikoresho byose ntabwo nari mbifite. Rero urumva mu urwo rugendo kujya gutira studio, urumva ntago uri gupeya nk'umuntu w'umukiriya uri bumusigire projet agasigara yikora, ahubwo wowe ugiye none nk'umuntu ugiye kuyikorera, urumva ni nko kumukura mu nzu ye mbe ukamubwira ati buyimije gato aba ari njye uri kwikorera, urumva nyine ibyo bintu biragora. Ibyo biba bihenze cyangwa urumva ntago navuga ngo birahenze cyane, urumva kubera ko uba ukodesheje, urumva akazi niba ugiye kugakora icyo uba ukoze ahubwo ukodesheje ibikoresho nyine tu. Alicia, tukiri aho ngaho noneho akapera ku bafana ba Chapa Entertainment. Akapera nyine ngiye kukaba kuri yitwa Atashe, urumva mashine yanjye yazimye ariko reka beat nyikure muri phone tu. Ntacyo beat ifite irakoze beat ya n'indirimbo iri hanze, urumva bagenda bakayishaka ariko nyine ndagira. Okay, twagiye. Uranyiza reka mikoro kugira ngo beat nayo. Noneho ndizera wayishyizemo iri hafi. Okay, sawa. Urashyira inyuma kuri mic. We got the banger, we got the banger, we got the banger. I don't wanna die today. Let's try tomorrow. After sick my become. I don't wanna go through the perimeter. No matter what you do, die. Turn my life to this Monica. Really they come back to be honest. They see and Atashe. Oh, we are named Atashe. They may enjoy my last days. They see and Atashe. Oh, we are named Atashe. They come here again. See, they may enjoy my last days. They come here again. See, they amaze kumvuma. They must sip my panache. They may enjoy my last days. They come here again. See, they amaze kumvuma. They must sip my panache. They may enjoy my last days. Oh, banger, we got the banger. Banger, we got the banger. Banger, we got the banger. Yeah. I don't wanna die today, cause I pray to fail, and no one to see. Nah, ain't gonna let me down, ain't gonna let me down, not too life for dead, nah. Anyway, my decay, I'm a private captain, I deserve to be paid. Janye rukumbira, njyewe ndi mukura, janye rukumbira, njyewe ndi mundara, rero bisinya ndizafashe, ubu yamenye nakashe. Yes, that is it. Bang out Benga, we got the banger. Benga, we got Benga, we got the banger. Yeah, Benga bisobanura nyine umuziki abantu usakuza kabisa. Uhamye Mr. Alicia, reka tuziye ku rugendo rwawe, ni nk'iyo challenge wigeze guhura nayo ukumva ugavuga ati umuziki ngiye kuwureka? Umunsi umwe umuntu yigeze kumbwira nyine ngo afite label, nari naratangira nyine kujya kumenya uko kwikorera production, ambwira ngo afite label ngo ari gushaka aba artiste ibintu nk'ibyo, nagize bitangaza kabisa, navuga ni kafashwe birarangiye. Tugiye nari ndi mu ntara duhana umunsi ko nyine
twamaze kudiringa ibintu byose ko n'ibihangano byanjye rimwe na rimwe yari yabibonye arambwira ati uzaze uyu munsi uganire n'aba managers hanyuma usinye contract sha ndabyibuka mva mu ntara bitunguranye nyine nabiteganyije ndaza ngeze i Kigali umukobwa yakuraho phone shano uko nyine nagize amahirwe nkabona abantu nyine tuziranye kwa kundi ubana n'abantu ariko ubundi zari zinakiye urumva naraje ndahirwa nkagura bizi iyo ukeneye n'umuntu ari ukuntu uvuga tereka nkomeze negerezeho gato biza kurangira bunyiriyeho nyine mbura uko mpita nsubirayo ewana ako kantu kabisa karambangamiye ndavuga ni ibintu ndimo n'umusazi pe tuvuga ati ngiye kubivamo cyane kabisa ni rebo ikomeye mu gihugu sha ni rebo ya danje ariko ntabwo nyine ntabwo ari byiza kwimentioninga ariko yari rebo ya hatari tu ariko muri iyo minsi ni nabwo nyine yari ntabwo yari iri famous nibwo yari iri gutangira nyine ariko Imana ishimwe ko bashije kubyikorera nta kibazo Imana ishimwe byataye n'ubundi no kubikorera abandi wibaze buse ko ntabwo ushobora kuzabikorera abandi ugasanga nawe wisanzemo ibya yindi waguyemo ntabwo bya yindi nakoze se ariko buriya biterwa n'umuntu cyangwa wenda nawe wabona afite n'impamvu kubera ko aba afite n'abantu benshi agomba gufasha runaka arumva ariko ubundi nyine bimwe nakubwiraga iyo ufite umwuga ufite gahunda nta mpamvu yo gukereza umuntu niba ikintu kidashoboka urabimubwira akamenya uko abigenza niba gishoboka nabwo ushobora kumubwira nta kibazo Alesha ni nk'inshuro zingahe watengushywe muri industry ni bande wahamagaye bakagutenguha sha ni benshi kabisa ni benshi ariko si wabarenganya ko hari ababa bafite abantu benshi nyine bari gukorana nabo urumva hari abafite ibintu byinshi nyine Imana ino entertainment rero kina abantu batajya batindaho bazi ko nyine ari ukubikora nyine for free nyine entertaininga nyine uryoherwa gusa ariko harimo n'indi byinshi ubonamo n'amaconnection menshi kandi urumva ntabwo turi muri level yo gukora ikintu kimwe nubwo cyaba kiguha amafaranga menshi ugomba gukora n'ibintu byinshi nibwo buzima bwa buri munsi bure kugutenguha muramuhamagara mukanana appointment ariko nyine shaka ukagera ku munsi ugasanga yagiye mu bindi abantu kabisa Alesha muri kumva ko nawe urugendo rwo bitari rworoshye ariko ikiza nuko tugombye gufatanya Alesha wewe nta bantu bajya guhamagara bakaka nk'ubufasha nkuko nawe bwakaga abandi barahamamagara nkabafasha ibyo nshoboye ibyo ndashoboye nkabireka cyangwa nawe baha point. Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero nabazaniye igisubizo cy'ibibazo mwambazaga muri benshi. Ese waba ufite igitekerezo cy'umushinga ushaka gukora ukoresheje ikoranabuhanga? Waba ufite business ukora mu buzima busanzwe ushaka no kuyikorera online? Urugero, uracuruza mu buzima busanzwe urashaka ibicuruzwa byawe bimenyekana ku isi hose ndetse ukaba wanahahirwa binyuze mu ikoranabuhanga. Cyangwa usanzwe ufite business ushaka kongeramo ikoranabuhanga. Urugero, ufite nk'igaraje ushaka kumanaginga ibikoresho byayo ukoresheje system. Igisubizo cyabonetse muri Gihanga Dynamics tubafitiye services zirimo mobile application, web application, management system and automation system, 3D design, embedded system, IoT ariyo Internet of Things and artificial intelligence. Akarusho kandi nandi udafite igitekerezo cya project yakora ntago twamwibagiwe tugufasha kugishaka ndetse no kugishyira mu bikorwa ibintu bikagenda neza. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero zikurikira 078 74 37 033 cyangwa se 078 50 43 572 cyangwa mukadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo X, LinkedIn, Instagram, YouTube, hose ni Gihanga Dynamics. Nanone kandi mwadusanga aho dukorera aho iruhande rwa IPRC Kigali Kicukiro Centre. Gihanga Dynamics, leading innovation, defining future. oya ahubwo arabo tuyihana ahubwo bikaragira ari nabo banengushye kandi ari nabo bari kuyinsaba ahubwo tu ibyo nabyo bibaho nyine muri life urabizi ariko ngewe for my side nagusabye gufasha umujama wanjye uzamukorere ingoma aka kanya ukimara kuyimukorera ikajya hanze tuza kuri Chapa Entertainment tuze tuyi launching sibyo cyane kabisa azaze kabisa naba ari tayari nanjye ndahari uzamuca amafaranga menshi nyawe
Zashyiramo imiyaga. Uzashyiramo imiyaga. Zashyiramo imiyaga nta kibazo pe. Yeah. Mr. Arisha. Yeah. Producer. Producer creatine niyo tag yanjye. Creatine. Ese ubundi nk'imbuga ukoresha n'izi kurya abantu bagusangaho? Ndumva nkoresha X, Twitter, nkoresha YouTube. Wagenda ukayisacinga YouTube, iyo ushatse usacinga single indirimbo n'ukandika wenda nk'iyitwa Gatashe, ugasacinga Gatashe by Arisha Itiza urumva, cyangwa se ushatse gusacinga izina rya channel ni City House Industries. City House City House Industries, cyangwa se ukajya no kuri Facebook, TikTok wandikamo Creatine Arisha utumbana nta kibazo. Arisha, sinzi niba wenda iki kibazo ngiye kukubaza cyaba kikubangamiye, ariko ndi kwibaza mu rugo ni he? Ese ni muri mujyi wa Kigali cyangwa? Mu rugo ntabwo ari mu mujyi wa Kigali, aho navukiye ni mu ntara, ariko ubu ndi kuba mu mujyi wa Kigali. Uri kuba mu mujyi wa Kigali. Urugendo rwo kuza mu mujyi wa Kigali, ese waraje muri production, waraje mu bindi? Tubwire. Oya, narinje nyine narinje gushaka ubuzima bisanzwe urumva. Production niyo nyine narayikoraga n'ubundi no mu ntara nta kibazo. Yeah. Arisha, nk'indirimbo yawe ya mbere bahita ngo ikibasohoye kavuga ati session ndabakubise noneho umujyi ndagutwitse kabisa ntabwo bari bunye. Indirimbo yanjye ya mbere yitwa Hope, nayo nayifatanyije n'umutipe witwa Skora F. Ubu yahinduye izina yasigaye yitwa Kora. Yibereye umunyamakuru ubu ngubu. Nagenda mukamureba afite ngo channel yitwa Strange Mediative Strange. Iyo ni indirimbo ya mbere nakoze. Skora se nyuma yabonye imiziki itagabura aterekajwe nta cyamba yayivuyemo kabisa. Ashobora kuba yarabonye wenda atari ibintu bye akigira mu byo ashoboye nyine, ibura nabyo birashoboka rumva. Njye nayiziritseho nyine. Wowe imiziki yawe ati sinzareka nk'uko nanjye yanyiziritseho nyine tu. Rumva waranziritse nanjye mwizirikaho, twarazirikanye. Arisha, hano rero kuri Chapa Entertainment hari igice tugira bita tekereza. Yego. Ni igice duha umutumirwa wacu tukamuha nyine nka challenge cyangwa se ikibazo runaka, hanyuma we akakivugaho ukabyumva. Arisha, ugira umukunzi se? Nawe kabisa. Kuri Saint Valentin wari ipfumba? Kuri Saint Valentin nari ndi muri ekuteri ndimo numva indirimbo z'agahinda. Nta turabyo reka da, nta turabyo natwo ma ibaze kwe. Arisha, rero tukiri aho ngaho uri kumva muri Kigali nako ni mu Rwanda rwose, ese wizera ko urukundo rubaho? Urukundo rurahari man. Urukundo rurahari. Kora abantu babihakana bavuga ati reka ngo gukunda sigari scam ngo buriya rero umuntu wese avuga ikintu ari guca murumva. Inkondo ziraragwa nyinshi cyane. Ahubwo hari ukuntu uba uri mu rwa scam ugatekereza ko n'abandi bose bari muri scam, ariko hari urwanyarwo, hari urwa scam, hari urw'amafaranga, hari urwa poko nyine se ujya wumva abajendi ngo kibyushe urumva iyo ni poko se nufata mani. Ariko nyine urukundo rurahari muri rusange. Ese Arisha, muri iyi Kigali tuye twumva abantu ngo babapfubuzi ibiki, ese wowe buriya wowe nk'ikimama cyadane gifite ibiceri kikakubwira ati ngiyewe nzajya mu aka M ka buri cyumweru uzi umfubure, wabyemera cyangwa? Urumva ibyo bintu rero mwana birimo ingaro nyinshi kuruta inyungu urumva. Ntabwo ntekereza ko wenda nubwo wenda ntihagije mu buryo bw'amafaranga cyangwa nyine n'ubushobozi, ariko nanone ntabwo nyiriye ku buryo nyine njya kunyura mu nzira zitari nziza kugira ngo mbonemo amafaranga urumva. Imana iracyampaye amahirwe ndakora urumva, kandi nkabona birakunda. Bamwita Mr. Arisha. Creatine Arisha. Creatine. Nari wowe Creatine Arisha. Turaza gupininga ngewe buri mutumirwa wese dukoranye ikiganiro kuba afite ibyo ageza ku Banyarwanda. Ngiye mpininga link y'indirimbo ye kugira ngo n'abandi dusharinge amenyekane ibihangano bye bigeraho bigera. So Arisha kabisa ndamushimiye. Arisha wakoze kwihangana, dore yaje imvura ari ibisazi yakihagera, duhura n'izindi zagara nyinshi. Birazanye n'igikoresho ngo dukore, dore nacyo ntabwo byakunda aho twari gukorera byahise biba ingaro, ariko nta kibazo. Icyambere nuko dukoze Arisha. Icyambere nuko dukoze rumva.
ibindi nyine ubwo nabyo bizaba ikindi gihe turacyahari turacyahari kabisa Aresha ni ukuri ndagushimiye yego nanjye ndabashimiye wemeye ubutumire bwacu kandi baturutse n'ahantu kure ntabwo biba byoroshye ariko ntabwo biba byoroshye n'akavura kabijemo ariko nyine byakunze ni ukuri Imana iguha umugisha kabisa yego Aresha hari ikindi kintu wabwira abanyarwanda ikintu nabwira abanyarwanda nyine bakomeze badusapotinge numva ibyo dukora nibo tubikorera numva badahari rero natwe ntitwakora badusapotinge bagende babirebe numva ndewe abantu banjye by'umwihariko nkunda kubashimira ko baransapotinga urumva nk'iyi ndirimbo ndahindi kuririmba numva nta sapoti ya danje kwa kundi wumva ngo management cyangwa aba marketing managers bagufasha rumva ariko sinajye no kuyikorera noza publication mu nyine mu TV menshi cyangwa no mu macano numva ariko yagize views nyinshi umva kugeza 30 kuri YouTube kandi maze nk'amezi abiri kuri reka tubashimire nizaje nyuma yayo nazo zigenda zizamuka umva rero ngomba kubashimira ikindi nababwira n'abashyashya bakagenda bakabireba ibyo badakunze bakabitubwira ibyo bakunze bakabitubwira nabyo kugira turusheho gukomeza nyine gukora ibintu byiza Aresha rwose nyuma kumubona ni umujene utuje akoresha hagati ya music kuririmba yego wafite ibyo gukora ibintu bitatu urazandika ukaririmba na produce muri make ni multitask mabundi ni multitask muri izo multitask ni yihe wumva yuko uri advanced ibyo byose bikora ibintu bitatu hari ikintu buri mo advanced cyangwa se unakunda urumva byose ndabikunda pe urumva byose ndabikunda ariko ntakabaye mvuga ngo nda advanced kuri production ariko production ni ikintu kinini cyane nta muntu ugiye kuyirangiza urumva buri munsi uri kugenda wiga buri munsi wabona ibintu bishyashya turumva ubwo ukagenda wiga ariko byose ndabishoboye nyine byose ndabishoboye kabisa ese muri kugitihitiyemo ndakwigira nko muri comedy ukavuga aterekana igire mu muziki comedy kandi aziragwa impano nyine hari ukuntu ukora ikintu ugikunda ariko noneho ari n'imana yawe urumva gusa comedy ahubwo na filime byo ndabyandika nabyihera abandi bakagenda bakikorera ariko imiziki ewana niyo yandika muri kubyumva rero Mr Aresha ni multitask arandika comedy arabandikira amafilime arabandikira ni ukuvuga ngo ewana mu mugane umuhungu arashoboye kabisa Aresha icyo babwiye abanyarwanda nta kindi bwongereho twasoza tukitahira yego ndumva nta kindi kabisa ikindi ni ukubifuriza nyine amahoro watanga namba zawe se kugira ngo wenda waba gukeneye abe yakuvugisha namba nacyo ndaza kuziguha spinning kandi urubuga ukoresha wabize gukoresha nkoresha X nkoresha YouTube nkoresha Facebook nkoresha TikTok na IG imbuga zose ubundi usacinga Creatine Aresha bitabiza kabisa Creatine Aresha yeye maboy wakoze kuza kabisa Imana ikumpera mu gice cyacu ciao bar